yesaje yasanga twiteguye, yasanga turi maso, igihe cyose yagarukamo se twaba twiteguye. Mbese mugenzi twavuga tuti ubu turiteguye, mbese aho umwami azasanga wowe nanjye tukimutegereje, mbese nazumuse kutambitse akaduhamagara. Bongeye kubasuhuza kubo tuziranye n'abo tutaziranye, abo dukunda guhurira mu byigisho nk'ibi ngibi. Turabashuhuje ngo Imana ibahe umugisha. Tugiye gukurikiranira hamwe ibyigisho, akaba rero mbere y'uko ko dukorera mu iyobokamana, turi abagorozi bakorera, bemera kandi bakorera no mu ivugurura. Kimwe umugambi wacyo no gushyiraho amahame agenga umuntu yavuye ku Mana, ikindi ni imico ikwiriye umuntu w'Imana ku isi. Akaba rero ariyo mpamvu tugiye kwigana uyu mwanya. Mu mugambi wo kwigana uyu mwanya, kubo tumenyeranye n'abashya, tugiye gukurikiranira hamwe gusa ibirebana n'amagara y'abantu, kandi turiga gusa akamaro n'ubwiza bw'urunyanya, ibyo benshi bita tomate, abandi nabo bita tomatoes. Akaba rero dushaka kurukurikirana ngo nibura aba bana narwo hari impamvu. Mu ijambo ry'Imana hatubwira neza ko Imana yaremye ibintu byose, irema abantu, ariko byose ibiremwa ibihumeka n'ibidahumeka, icyo Imana yari ishaka ni ukugira ngo umuntu amererwe neza. Muri uko kumererwa neza harimo imigambi myinshi, niyo mpamvu buri wese asabwa gukurikirana ngo abimenye neza. Mu Mubwiriza 7:12 hatubwira amagambo meza avuga ngo ubwenge n'ubwugamo. Ku ishuri bahigira ubuhanga, akarere kashobora gutuma umenya n'ibyo utize, aho uba hashobora gutuma uhinduka nuko utari ushoboye, ariko ibirebana n'ubwenge byo biva ku Mana. Umuntu ufite ubwenge bw'Imana nubwo atagira ubuhanga yayobora benshi, ariko ufite ubuhanga gusa atagira ubwenge buva ku Mana yayoborwa na benshi cyangwa se n'uje wese. Niyo mpamvu ubwenge ari ubwugamo. Niyo mpamvu turi bwite kuri ibi bintu. Nubwo tugiye kwiga ubwiza bw'urunyanya, ariko ubutunzi Imana ishakira umuntu ni ubwenge, ni ubuzima bwiza, ndetse n'imico myiza. Imana ifite ibyo ishakira abantu. Mu buzima busanzwe ishaka kugira ubwenge wowe ubwawe ukiyobora, yarangiza ukagira ubuzima bwiza kugira ngo wishobore, kandi kuko byanze bikunze abahanga bo bavuga ngo ubwenge ni umuyobozi mwiza kuri nyirabwo, naho ubuzima bwiza nicyo gishoro gihagije mu buzima nyine. Imico myiza iyo itera igikundiro. Ngo iyo ufite ubwenge uba ufite umujyanama, ufite umuyobozi, kuko butera kujijuka, butera kumenya, butera amakenga, bukuvana mu bibi no mu bantu bavuga iby'ubugoryi. Burakenewe rero n'ubwugamo. Bivuze ngo ubu ufite wamukingira akaga. Naho ubuzima bwiza nicyo gishoro, kapitali. Ibi bintu byitwa igishoro, ubwo bivuze neza ngo ufite ubuzima bwiza, umubiri aba ari muzima, amaguru aba ari mazima, ubwonko aba ari buzima, imitsi ni mizima, ibifu n'imyijima ni bizima. Mbese ntabwo ukorera ibihombo, ahubwo ukorera mu kunguka bitewe no kugira amagara meza. Naho urwaye akorera mu gihombo, kuko n'ubundi za ngingo zirwaye zimuhombya n'utwo yabonye. Imico myiza niyo itera igikundiro. Kubana neza n'abandi, kubavuga neza, kubagirira neza, kubagoboka, kubatabara, ibyo bituma umuntu ku isi agira igikundiro. Kandi nta muntu n'umwe udakeneye undi, kiretse abatazi ubwenge bureba kure. Urunyanya rero ruvugwa henshi. Mu bice bitatu biruranga, ruba nimero ya 5. Rwitwa nimero 5 ku bahanga bararuzi. Mu gice cya mbere
umuntu atungwa n'umwuka mwiza, umuntu agatungwa n'ingano, umuntu agatungwa no kunywa amazi, umuntu agatungwa no gusinzira. Icya gatanu kikaba urunyanya. Ibi bintu ni byemfe quotidien, ni ibintu bisabwa, ni byiza bisabwa guhoraho buri munsi. Umwuka mwiza, ingano, kunywa amazi, gusinzira n'urunyanya. Ibi bintu birakenewe uko bukeye n'uko bwije. Ni ukuvuga ngo buri munsi iyo bikoze ubuzima buba bufite icyerekezo. Ariko urunyanya ni urwa gatanu muri iyo ngingo, nabwo rurakenewe buri munsi. Ni uruboga turubuze kugeraho. Ku ngingo ya kabiri, ibiryo biryoshye byujuje ibyangombwa, urunyanya ruri urwa gatanu. Baba ari ibinyampeke, wakubitaho ibyo bita ibinyamisogwe, aribyo bishyimbo cyangwa amashaza n'ibindi, imboga rwatsi zindi z'umurana zifite ibara verte fonce, amavuta, urunyanya rukaba urwa gatanu. Bakuzaniye ibinyampeke, wenda n'umutsima cyangwa n'umukati cyangwa se n'impeke zabyo, barongera bakuzanira ibinyamisogwe, bakuzanira imboga rwatsi, bari babitekesheje amavuta, bashyiramo urunyanya. Ibi bintu ubu uri ibyo kurya byuzuye, ubu uri hejuru ya 67 kugeza 80 mu buryo bita inyubakamubiri, mbese indyo ihagije ku buryo umuntu atashobora kuba ingwingiri ku wabiriye, kandi ingingo ze zikaba zihaze neza. Urunyanya ni urwa gatanu. Ku cya gatatu ni imboga. Imboga habaho izo zerera kuzimu, ubwo ni karoti, ni radi, ni beterave, ni onyo, ni tungurusumu. Izo muzo tuzi hafi ni izo ngizo, abandi benshi muzabona nyinshi ahandi. Haba izera ibititigiri, ni nka champignon cyangwa se ibihumyo, zindi nazo zibaho zera ibititigiri nazo zikaribwa, yarangiza icyo ni ikindi. Icya gatatu ni imboga z'amababi. Icya kane ni imboga zera indabyo, yo bita chou frere, chou brocoli, akaba n'izindi zera noho legume fruit, ubwo haba harimo intoryi zo bita aubergine, ndetse na tomate ariko runyanya. Rero tomate ikaba ibarirwa muri za mboga, kuko ikijya kwera cyose gihera mu mizi. None mu mizi hari imboga ariko zerera kuzimu, cyazamuka hejuru kazana igititigiri, hari imboga z'ibititigiri, nizo bita asperge, zibaho nazo zimigiye kumera nk'ibihumyo ariko ntabwo zimeze neza, ziba muri za alimentation. Iyo za mboga zizamutse zigira amababi, ngo ni legume à feuilles, yarangiza nabyo bibaho. Tibigarukiraho gusa, ahubwo ku ntambwe hirya y'amababi haza ururabyo, ni chou frere. Noneho nuko amaherezo urunyanya rukaba urwa gatanu, kuko n'ubundi hirya y'ururabyo habaho urubuto cyangwa se fruit. Aha ndatambutse kwari ukubereka ko mu bidutunga bya buri munsi urunyanya ni urwa gatanu, mu byo kurya byujuje ibyangombwa urunyanya rugomba kuba urwa gatanu, mu mboga rugomba kuba urwa gatanu. Yarangiza rero ni uruboga rubize, rukunda ibyo bita unité, rukunda harmoni, rushyira hamwe. Ntabwo baruguha rwonyine ngo uryoherwe, ntirwaba rwinshi mu byo kurya ngo biryohe, ahubwo barukeneye gufatanya n'ibindi, kandi rukaba ruke ariko bikabona bikaryoha. Ibara ryabwo ryiza ry'umutuku rigira akamaro karenze urugero. Noneho akamaro karwo, rumaze imyaka irenga 400 rumenyekanye cyane ku isi. Abashakashatsi b'Abadage, b'Abaportugale, rumaze hafi imyaka 200 rukoreshwa cyane mu Bufaransa. Ruriwa rubisirukiza byinshi, rwaba rukaranzwe ntabwo rugwa neza cyane, abafite mu nda hahanyantege nke. Umushongi warwo cyangwa sosi yarwo hari igihe bibitsemo umunyu mwinshi cyangwa ibitsemo ibirungo byinshi, bigatuma benshi bawukoresha bumva bataguwe neza. Mu mirire yarwo ni rwiza, byaragenzuwe, ubwo turarurangije mu gice cya mbere cyarwo. Abashakashatsi barubonyeho iki, ruzwi rute, rutekerezwa rute? Leta Zunze Ubumwe za Amerika bati urunyanya ruriwe ari rubisi cyangwa sose yarwo rukumira kanseri ya prostate. Abanyamerika nibo babibonye baryo. Ababikoreye ubushakashatsi barasanga bati abagabo bose bagomba kumenya neza ko rugomba kuribwa ari rubisi cyangwa rukaribwa sose yarwo, ntibicare gusa ngo binywera akayoga n'akanyama gusa, ahubwo bakavuga bati sose yarwo irakenewe kugira ngo batazagwara prostate. Ni akanyama kari hagati gasa n'akabariyeri kari hirya y'uruhago no mu irembo ryinjira mu bugabo bwabo, ndetse
umuyoboro unyuze inkari ujyana hanze waba uri ako kanyama kitwa prostate, kugira ngo katazabyimba kazagira ibyo bita adenopasi. Yarangiza bisaba ngo nibura nyirarwo umugabo wese umara hafi kurenza imyaka 40 akwiriye gukoresha urunyanya. Abataliyano bavuze bikurikira kurya urunyanya, ngo ni mu mvugo n'ubushakashatsi bw'abataliyano, haravuze ngo guhora ukoresha urunyanya bikingira kansere yo mu kanwa, iyo mu muhogo, iyo mu gifu, iyo mu rura runini, n'iyo mu rwitumiro. Abo ni abataliyano basanze abarya urunyanya cyangwa sose yarwo, kanseri yo mu kanwa, kanseri yo mu muhogo, kanseri yo mu gifu, kanseri yo mu rura runini, kanseri yo mu rwitumiro cyangwa se muri anise cyangwa ibyo bita rectum. Yarangiza barasanze bati abashakashatsi bahamije ko ari urukingo rwa kanseri yo mu myanya ishinzwe igogora, ubwo appareil digestif, bivuze ngo mu kanwa, mu muhogo, mu gifu, mu mara mato, mu mara manini, umwijima, urwagashya, ibyo byose iyo appareil digestif yose urunyanya ruhafite umurimo ukomeye mu gufasha izo ngingo zose gukora. Icyo ni igitabo cyitwa Guide des aliments, page 277. Guide des aliments, page 277, niho havuga ayo magambo. Ni icya kabiri, ni volume D. Noneho abarukurikiranye rutera kuryoherwa, ubwo ni rwongera appetit cyangwa se kuryoherwa. Ruvura ubwinanirwe mu bwenge no mu mubiri, icyo bita asteni. Yarangiza umuntu akaba ananiwe, yumva adashaka kuvuga, yumva adashaka gusoma, yumva adashaka kugenda, akantu kose yiyanze. Yarangiza urunyanya ruramufasha. Rukura uburozi mu maraso, bwa bundi bw'ubutamikana, ahubwo nibyo bita toxine. Yarangiza birasaba ngo ibyo kurya tuba twariye bimwe byaraboze, ibindi byaragaze, ibindi birimo udusimba. Yarangiza cyane cyane nk'abandi barya ibyo batikoreye, batiteguriye, bakunda kurya imibyigire y'imbeba, udusimba twaje mu masombe, tuba turimo ibintu by'uburozi bijya mu mubiri. Bakaba rero urunyanya rukeneye ko nibwo rukora rukica ubwo burozi. Ku ngingo ya 4, rurinda imihore kwipfundikanya. Uri umuntu hari agapfunyarara nk'umwenda wameseshejwe amazi gusa, abakeneye urunyanya. Iyo gusanga umuntu mu maso harapfunyaraye, ku maboko harapfunyaraye, umuntu arakenewe cyane kugira ngo arurye. Ku ngingo ya 5, rurinda imitsi gukobana no gupfunyarara, ibyo bita arteriosclerose. Ibyo bita sclerose ni igihe imitsi iba mito igakomera, ugasanga ariko umuntu kurambura akaboko byamunaniye, amaguru yanze guhinuka. Icyo gihe umuntu akaba akeneye urunyanya. Rutera imijyana, guhorana itoto, ibyo bita veso, birakwiriye yuko ihorana itoto ikahora yoroshye. 7, rurinda indwara z'umugongo, zo bita arthrose. Yarangiza akaba bikenewe ngo nibura abantu benshi cyane bajye bamenya neza ko ibyo nabyo bikenewe. Ruvura no gukingira rubaga impande, iyo bita rheumatisme. Ntirugarukiraho gusa, rukumira imisenyi mu mpyiko no mu gasabo k'indurwe, ibyo bita lithiase cyangwa ibyo bita calcule. Ku ngingo ya 10, ruburizamo indwara zo kubyimbagirana, zo bita wedeme. Yarangiza ugasanga umuntu yabyimbye inda, yabyimbye amaso, bityo. Rukingira impatwe mu mara cyangwa icyo bita constipation. Ntirugarukiye aho gusa, ubwo ni rwa rwego rwa 2 rw'akamaro k'urunyanya. Hariya rero ni umuti mu bindi. Ku ngingo ya 3, inyanya 2 n'igice mu cyumweru umuntu azikoresheje birinda abagabo prostate n'indwara z'amabere ku bagore. Wafata urunyanya 2, ubwo ni none, ejo bundi ugafata urundi, hirya yaho ugafata igice cyarwo, waba ugeze ku rugero rw'urugero rwa tomate rukenewe mu rugo. 15. Ku ngingo ikurikiyeho haravuze ngo avoka, ironji, tomate, inzabibu, inanasi n'ikigori cyokeje buri gitondo ukabikora iminsi 7. Ndasubiramo: ufashe avoka, ugafata ironji, ugafata tomate, ugafata inzabibu, ugafata inanasi n'ikigori cyokeje buri gitondo, byafasha aba bantu bakurikira. Ubikoze iminsi, ni inyunganizi n'umuti kuri impuissance sexuelle, ku bagabo bananiwe kuko bakunda kubafata, kubanyoye inzoga, kubarwaye umutima no kubabwirwa kenshi.
baza bagira aho yarangiza imisemburo yabo cyangwa se umujago wabo ukorwa na prostate ukaba muke, maze ubushake bw'imibonano ukaba buke. Bakeneye rero ibi bintu byitwa avoka, bakeneye ironji, bakeneye tomate, inzabibu, inanasi n'ikigori cyokeje. Mu minsi 7 imbaraga zaba zigarutse. Ibyo bintu bivuzwe haruguru, ibyo ni avoka, ni ironji, ni inzabibu, inanasi, ni ikigori cyokeje, ni buri gitondo iminsi 7. Ku bagore bibafasha bikanavura indwara bita frigidite cyangwa se ubushake buke ku gitsina gore mu birebana no kubaka urugo. Iyo ndwara se yo yabiterwa n'iki? Ibintu 9 bike bitera. Ashobora guhiterwa no gucura, byo bita menopause, yahangayika, stress ikabimutera. 3, kwambara imyambaro ihambiriye mu kiziba kinda kandi yegera imyanya ibyara y'igitsina gore. Iyo myambaro imufashe ishobora kugira ikitwara ubushake. Kwiyuhagira amazi ashyushye nabyo bishobora kugira icyo bitwara, maze igitsina gore akagira iriya ndwara bita frigidite. 5, gukora imibonano ukiri muto, byo bita gusambana ukiri muto, utari wuzuza imyaka 20, nubwo bitanemewe naho ngaho handi, ariko nibura imyanya baramaze gukura. Ariko iyo akoze imibonano igihe kitaragera, imyanya itarakura, bigera igihe yarangiza iyo ndwara ikazamufata. Noneho kubyarwa n'abasaza nabyo bigira icyo bitwara, abantu bakabyagwa n'imbuto, imisemburo yaramaze kugabanuka cyane, bigatuma bagira imiterere y'ubusaza. Ingingo ya 7 ni inzara yo kumanywa, cyagihe abantu bazinduka bajya gukora, ariko bajya gukora bakabwirirwa bakazarya saa 6. Ibyo cyane cyane ab'igitsina gore birabangiriza cyane. Ku ngingo ya 8 ni indwara z'ibyuririzi zo bita infection. Noneho zo bita infection urinaire ni ibyuririzi ariko mu myanya yo kororoka. Ibyo bintu bishobora kuvurwa na bya bintu twabonye, ni avoka, ni ironji, ni tomate, ni inzabibu, ni inanasi, ni ikigori cyokeje. Ndasubiramo: avoka, ironji, tomate, inzabibu, inanasi, ikigori cyokeje, buri gitondo iminsi 7, ziriya ndwara za ubwo bushake bwari buri kuzimira bwagaruka. Noneho ku ngingo ya 9 ni inshingano nyinshi. Hari abantu baraho bari deprime, basanga asa n'uwihebye, afite imirimo myinshi cyane ku buryo muri we arangiza nta bushake uretse kugandara, kumva ingingo zakamye, imisemburo yashize naho ngaho. Rero twaganiraga ku birebana n'urunyanya. Niyo mwarubonye, ni ikiribwa cyiza, ni ikiribwa kiryoshye ibyo kurya, ni ikiribwa gikingira indwara, ni ikiribwa kinazivura, ni ikiribwa gishobora gutuma ibyo kurya biba byiza ku isahani. Rero ariko igashira kwabyo ntabwo karibwa. Niyo mpamvu abahanga bo kubiteka bararufata bakarutera mu mazi ashyushye, rukavaho rwa ruhu inyuma, kuko niyo ruhase ubujimije byinshi. Ngiyo impamvu rukenewe. Rwakoreshwa wariye imboga, rwakoreshwa wariye imbuto, ntacyo rwaba rutwaye. Rero twabifurizaga ngo buri wese yongera zirikane neza ngo Imana yagize neza yarema, ariko dukwiriye kuzirikana ibyo byaremwe kugira ngo iryo bara ritukura ry'urunyanya tumenye ko ryatubeshaho. Rero Imana izabafashe kururya, Imana izabajura. Rurakenewe nijoro ntacyo rutwaye, rurakenewe mu gitondo ntacyo rutwaye, rutetse n'akarusho, ndetse rubarirwa mu byo kurya bitekwa ntibyangirike cyane. Rero ariko rukaribwa ari ruke cyane, ngo se rukavangwa mu byo kurya ntirube rwinshi kugira ngo bitaza kunanira abantu. Ruzabavure, ruzabatere ubushake, ruzabatere kwibuka, ruzabatere kwirukana indwara mu myanya inoze ibyo kurya. Imana izabiduhere mu izina rya Yesu. Amen. Yesu aje yasanga twiteguye, yasanga turi maso, igihe cyose yagarukamo se twaba twiteguye. Mbese mugenzi twavuga tuti ubu turiteguye? Mbese aho umwami azasanga wowe nanjye tukimutegereje? Mbese nazumuse kutambitse akaduhamagara?